Ivugururamategeko igice cya 20. Amabwiriza yerekeye intambara. Nimujya ku rugamba mugasanga. Ivugururamategeko igice cya 20. Amabwiriza yerekeye intambara. Nimujya ku rugamba mugasanga abanzi banyu babarusha amafarasi n'amagare y'intambara n'ingabo, ntimuzabatinye kuko Uhoraho Imana yanyu wabavanye mu Misiri azaba ari kumwe namwe. Mutaratangira kurwana, umutambyi azahagarara imbere y'ingabo azibwire ati, Bisiraheli nimwumve, uyu munsi mugiye guhangana n'abanzi, none nimukomere, mureke kugira ubwoba no gutinya no guhinda umushyitsi. Uhoraho Imana yanyu arajyana namwe, abarwaniriye mutsinda abanzi banyu. Maze abashinzwe kubahiriza amategeko bazabwira ingabo bati, niba muri mwe hari uwubatse inzu akaba atarayitaha, nagenda yitahe, atazagwa mu ntambara igatahwa n'undi. Niba hari uwateye imizabibu akaba atararya imbuto zayo, nasubira iwe atazagwa mu ntambara, imizabibu ye igasarurwa n'undi. Niba hari uwasabye umugeni akaba ataramurongora, nasubira iwe atazagwa mu ntambara, umugeni we akarongorwa n'undi. Niba kandi hari ufite ubwoba agatinya gutabara, nasubira iwe adaca abandi intege. Abashinzwe kubahiriza amategeko nibamara kubwira ingabo batyo, bazazishyikiriza abatware b'ingabo. Mbere yo gutera umujyi, mujye mubanza mubaza abawutuye niba bemera gutsindwa batarwanye. Niba byemera bakabareka mukawinjiramo, abawutuyemo bose bazabayoboke kandi babakorera imirimo y'agahato. Ariko nibashaka kubarwanya, muzaguta umujyi wabo, maze Uhoraho Imana yanyu nawubagabiza, muzamarire kwicuma abagabo bawurimo bose. Muzajyaneho iminyago abagore n'abakobwa n'abana n'amatungo n'ibindi byose biri muri uwo mujyi Uhoraho Imana yanyu azaba yabahaye, murye n'ibiribwa muzawusahuramo. Uko azaba ariko muzagenza imijyi iri kure y'igihugu mugiye kwigarurira. Naho mu mujyi w'icyo gihugu Uhoraho Imana yanyu azabahaho gakondo, muzica abantu bose n'amatungo yose. Muzatsemba Abaheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaperizi n'Abahivi n'Abayebuzi nk'uko Uhoraho Imana yanyu yabibategetse. Naho ubundi babatoza ibizira bakora baramya imana zabo, mukaba mucumuye ku Uhoraho Imana yanyu. Nimushaka kwigarurira umujyi, ntimugateme ibiti byera imbuto by'abawutuye, nubwo mwaba mumaze igihe kirekire muwugose. Ibiti si byo banzi banyu ngo mubirwanye, ahubwo bishobora kubatunga. Cyakora ibiti bitera imbuto ziribwa, mushobora kubitema kugira ngo mubyubakishe ibikwa byo kuririraho inkuta z'uwo mujyi kugeza igihe muzawigarurira.